ariko wallahi man muribuka ukuntu twajyaga kuri amapera kwa Mukamusoni bakaturugana n'imijugujugu wabibaza Keri barimo mukuya amenyo yoreresha umva se reka mutere story urumva man ubundi twewe ukuntu twaryaga imineke y'abana bagiye kugurisha ku isoko hari ukuntu bikorezaga umwana igitebo kiriho imineke ari mugufi urumva bagahita bameka ku rutugu oya ari mugufi ntukaboneke nasiga akundana na Jaja urumva batangiye primaire basangira ibirasha urabyibuka ariko kuva na kera Keri yaramugigiraga ku mikino uretse nasaga bari bahagaze baguze nk'ibirahanga ngazamubwira ngo bawe kimwe ngo wowe niba nashirufite induba mwese mwese kuva kera muri primaire atwikaga simubizi wallahi niwe mukobwa wazaga wambaye ijipo ndende zisuko byagenze ibaze ko yatwikaga mu bana babasuka gusa abandaground badatwika mu kigo ntabwo yabaga hita yatwikaga mu ngiga guhuma nyirabuheri gusa none twajyaga kuvoma nje sina navome nkamanza nyirabuheri winavuga n'ibyo ngibyo man je niga primaire simubizi se nabaduwaye ntabwo bakoraga urumva baririmbaga naba headmaster b'ikigo bashaka kuneta bwati none yewe ngo headmaster ubwo ni chef wa class kandi kurya basigaye ku ishuri bizi ikikoro wa kintu yona cyakoze ako kantu wa kintu skoro unyuce story zakirema nibuze ukuntu baby money chef wa class bigize kumwegeka mu nguni man bapfa wa Jojo chef de class wa kintu ingumi ku yindi oya man icyo cyari no kwa gatanu oya ako se Jojo wibihakana turi no gukoropa nibuka kuwa mbere cyagiye noneho tuzaba abantu bose story barabizi niyo yabaye kimwe niba twajimo kwiga este man aje ni este simvyibuka neza gusa icyo nzi cyo nuko Jojo chef wa class yamufungana ngunguni muri class nimugoroba amasarangiye akora ngara utwitse Jojo no kuva kera buriya tukivukana muri quartier navugaga uyu mukobwa nawe w'iki ariko rero yesu nabyo nayo akabandi mo cece kabamuginga akabandi wo oya ntabwo arakara kugira musaza ariko ntabwo yarakarara goya ngo ntabwo yarakarara cyane kunyataraga bari mu bantu bareba kazo kwishuri voka nibira oya twataraga ana ari ku mashuri ana ari igiti cy'amashuri cy'kintu za cyavoka ku ishuri none hari ahantu wataraga muvuka urumva icyana cyakwiryaho ubava ibiraha bya senkani byari bagari bitatu nasanga ni hari bobo byabaga ari bitatu nimba nire ari bitatu nimba yaramwitaga rukundo ni rukundo wacuruzaga ibiraha yarazi Jaja cyane we na Jaja bari babantu kiracyabaga gitwika wakinuwe uziko kirawakiriraga icyana Keriya ibaze gusimbuka mu wa gatanu bro akamanuka akagera mu wa gatatu agifurangije ati njye mwana gakarakana none akana karabikoraga mwabi tuvuge ibaze ko nagapfoga nabaduye bose bakraye biki musaza wajyana akembya ariko karakana susha nakagutuma ari akazi hose icyana n'ikimwana none ari ikintu narindi ndategaga mu wa gatatu bivuga ko yakinyara no ku buriri no aya mwemwe arimo aransebya ndabizi nje narekeye kunyara kuri intebe ngeze muri secondaire simbe nsinya
Situbeshye. Mwemwitonze. Kristo si ibyo ngibyo gusa. Si ibyo ngibyo gusa. Reka matere. Banamuherezaga gurudu irimo igikoma ku ishuri buri yageze mu wa gatandatu agitwara gurudu ku ishuri. Kamatere story yo byagenze. muri segonderi yayishyiraga mu ibara ntiwumva ngira hano muceceka twumve Kamatere story ukuntu nakuye kunyara kuburire mwabintu sheri mwiyorera Keri urimo kunyumva mana ari kukumva mana ari kugukurikira none giza gutya muri segonderi nize kibungo none maye bagiza gutya nsanga bo mu wa mbere barana no mu gatandatu bro menye kuburiri barabose kandi mana mukecuru aho yahoraga kwiyamamaza bazanye na bya bitoki bastaga mu muhanda ngo ako yo kubiha bazakora ariko reka kuri gatatu mataka mujye munemera mva mujye menye kuburiri mujye munemera yani kagabura umuntu ariko nta munsi n'umwe yigeze yemera naguhishiye kuva mujye munemera njye mana nabaga mfite n'ibiceri mwabintu nazaga mfite uduceri wayibaga iwanyu ako nazaga mfite uduceri ndabyibukaga iwanyu mwaracuruzaga njye na Jojo twigiye kumara umunsi wose turyamye muri biro yo kwa master tumeze gutya badukubize ngo badufatanyije none cyane na Jojo haratwite so wakintu na Jojo aho yungu yabereye cameraman hakiza nko kuba cameraman utwana umufungo uzira no gukamera na Jojo wakintu uzira no gukamera mu bukwe buretse babwira ariko ikiza cyo kuba cameraman uzi gukamera mu gikwe uzutanye nimero z'ibyana uzutanye umufungo wanyweye wariye inanura atahana n'iki hagashya umufungo bose baboreka kutubeshya oya ntabwo ukameye ngiye kazi babu cameraman ibaze ko atana nimero gusa akazi aragiye mu mpamvu Jojo avuze ngo ni umukameraman arakodesha akajya kumufotora twadufoto twa hehe na hehe no akazahora agira ngo icyana cyaramukunze kandi cyaramana nimero kimwikiza babu kuva kera gabanya amatiku nisubije nibyo nari turaziranye njye nawe gabanya amagambo twagiye kuri wowe mani kirimbanza mani njya tuza reka nunda Aya, mani niba ndi kukubwira tuza twabyumvise ko ari ubukungu nta seve ntago wowe ahantu wakameye atahira agashusho gusa keza mbese nkamerana nawe akumana reka nkubwire mani hano twongera neza tuza hano wowe bizanye bakavuga n'ibyo Kristo ari kuvuga ahantu wakameye wowe ahantu na hamwe wakamera genda umukameramani ntabwo uri umukameramani aho bigeze genda umukameramani umva kari katari no kubivuga ntabwo uri umukameramani genda umukameramani bro ntabwo cyo kuzufata umva si uri umukameramani umukameramani ukuri atahiraho Keri tudasere dufite yaragufotoye uyu nguyu afotora agatahira ngo amafoto nkuko mubizi abahungu b'inzobe n'undi abari imbwa uravugira babu niso niwumva uretse gato ushatse kuvuga yuko ababyeyi bambyaye arizo kandi kuko bose ni inzobe sibyo ushatse kuvuga ko nono abantu bose ari imbwa ndimbwa njye uyibonye umuntu ndimbwa wirakara mumfate na mukubita kuko kuramo umutima amaso nyajoro kuramo arambo wumva ariko wajya uranuka je wa uriba abahungu ariko wandega bamukubita kariya kagabura reka wanu umuyobozi aradukiranga uriya nimbwa nabivuze ndimbwa se ndimbwa iwanyu wamutima genda umukameramani urakira gukamera narumena urwo rukamera narumena kandi babu injegeri iranutse muyobozi injegeri iranutse ngo ngende ndashaka kumutera umwe sibyo kandi twiga na primaire niko yigiraga amana
umuntu utera urusaku ndamaganyira gutabaza mu ibintu byo kurwana kwa mudugudu wapi hano ni ku muyobozi ni ahantu hari umutekano usesuye sibyo mumbwira ikibazo cyanyu ko cyagenze umva ukuntu ugiye byatangiye kandi muyobozi kandi unyumve ngiye nibwira uyu nguyu wigira kameramani ngo ntabwo ari kameramani ngende umukameramani sana hano wowe uri gufotora ibiti hano ntabwo turi mubwire uko ikibazo cyagenze ratanya kwakanga ukuntu byagenze twe twicaye turimo kuganira njyemba ndavuze ngo uyu nguyu ngarakamera ngakora n'amafoto meza noneho uyu nguyu baba arashakuje uyu ngarakana ngo nguye mbwa ngo ntabwo yabikora umukameramani nyawe ngo uretse wowe ceceka n'uyu nguyu baramuvugiye ngo ariko uyu nguyu ngarakamera uyu nguyu umujinya uramwicaye ahita amutuka ngo nibwa n'undi n'inzobe ngo niko babaye ijambo umwe kuri umwe n'ibyanga muricara hasi mwese nibyo sibyo mushaka kumburanya dukoresha itegeko ndashaka kumva uko ikibazo cyagenze cyangwa mbishyire muri dosiye mbapakire ariko reka mvuge nanjye no muri iyo dosiye wabishyiramo no muri dosiye bazi ko abahungu b'inzobe bose ari imbwa nibyo navuze oya mwe muretse numvise ngo ibyo bintu uvuze biri mu gitabo gihanwa n'amategeko itegeko 174 akanyereza urumva rero niba mudashoboye kumvikana njyewe ndabandikira raporo nshyiye ku murenge ubundi muzajye mu rukiko muyobozi njye nakuntu kuko icyo ni ikintu ubundi abantu bose baba basa abantu bose ariko abahungu b'inzobe barabizi oya abahungu b'inzobe ni iki uzi ko mfite umugabo w'inzobe ushaka kunukira umugabo muyobozi nawe yagututse yavuze ko abagabo bose b'inzobe reka mubwire wa musore we ibanza yicare hasi icara ahangaha njyewe mfite umugabo w'inzobe uyu muhungu ashaka kunukira n'umugabo arimo ariko njye navugaga uyu nguyu wenyine kandi wavuze ngo abagabo bose sorry reka ndukemure mugende ariko nimwongera njye nzabahana yamenyereye umuyobozi yamenyereye njye mbagira imbabazi haguruka mugira imbabazi kuko uri umuntu w'umugabo ariko nimwongera ntabishyize mu bintu by'amategeko ngiye kubunga nk'abantu bakuru sibyo iki ni ikibazo cy'abana muhoberane musabane imbabazi buri muntu ntahobere muhoberane mwese muhoberane twese cyangwa muhoberane musabane imbabazi hoberane uyu nguyu nawe hobera mugenzi wawe ngwino uhobere uyu nguyu muhoberane yego hobera mugenzi wawe nawe hobera mugenzi wawe bigaragara ko ariyo munyamakosa hobera mugenzi wawe muhoberane muyobozi kandi arongera